Hello kuku notinos. Mezante ndabasuhuj kandi bahaye ikaze kuri noti. Nizeye ko mumeze neza, nanjye meze neza, umeze aho muri hose nizeye ko mumeze neza. Nanjye meze neza, as you can see. Guys, babwire nje ncaho nigenda ariko je kubabwira akantu mbwiye ko nange ako kantu muri kugatekereza ariko abantu mukunda byacitse ndi bande. Makunda byacitse nibo bazanga ko nibo ko twiganira akantu gatoya for some few minutes. Guys, ubabwire ninde muntu uri gukunda intambara ya Djihadi na Mwigisha. Ubabwire Djihadi ndamwigisha mbasabye kutumvikana. I am enjoying it. Abantu mukunda amatiku, hello. Abantu mukunda byahiye byacitse karibu kabisa kuri retireti upfa. Nkunda byacitse. I'm enjoying the fight, guys. Ninde umuntu wundi wicara akavuga ati ndewe mba nicaye kuri kasuku media ndikureba nyine ikiganiro gisohoka, mba nicaye kuri kwa Dumba, mba nicaye ku live. I enjoy it, guys. Uzu kuki umuntu ateye gutya, uzu kuki tuteye gutya abanyarwanda n'abanyarwanda gusa cyangwa n'ikiremwa muri rusange. Umva, I'm enjoying it so much. I'm enjoying it so much. N'ubu nari nitekeye ndavuga ndikuva ikiganiro ndavuga ndango nyirangije ndikuva nyine live sinza ahantu mbonye live nyine bakoze ndumva ni video. I was enjoying the stuff, guys. Nimba ari uburwayi, nimba baraturoze sha sinzi kabisa, sinzi ariko nyine ewana this fight is really giving. Uva ninde muntu wumva adashaka ko abantu bumvikana, ninde muntu wumva adashaka abantu bumvikana, ashaka ko nyine tugura tukira washo bawa nta batima mubi ni kwa kundi ubuti reka turebe nyine speaking to the fight. You guys, ndabasabye mujye muri comment, urumva mujye muri comment mumbwire ati twege muri iyi fight turi gufana nde, ngiye muri fight mumbaza muri gufana nde cyangwa se ndi gufana ndi gufana nde. Sinshaka intambara nubwo ndi kwenjoyinga y'abandi, sinshaka intambara ariko whatever ntacyo biba ngiye nta kintu ntaye. Mujye muri comment ariko mumbwire. You guys, mwege muri fight murimo gufana nde. Mumbwize kuri muri fight muri gufana nde, mumbwire. Ngewe ndi gufana ejo nzamubabwira ariko for now mumbwire muri gufana. Yewe, what the hell. I'm enjoying the stuff so much. Umva barafungura hano tukabona intambara akora abantu bazi kugushara, abantu bazi gukomeza umutsite tubigisha ukuri. Umva yuko ndatetse kanzi. So guys, ko mumbwire nagarutse mumbwire you guys mwege murashira n'intambara bashaka irangira cyangwa nangumeze nkaye ntabwo mushaka irangira. Umva iri ntambara rwose ariko simyita intambara by the way, ntago it's just ni kubyose simbizi ariko for me I feel like ni nko kuryoshya social media tu abantu babona ikintu bahugira uko people are depressing so much and after depression nyinshi cyane ku buryo rwose kwicara kuri live none buri kagere iyo kuri live we tuvuge nko kuri live runaka ujya kuri live ugasanga abana akomana abantu mu Rwanda rw'ankunda ngintambara sha I mean beef cyangwa se izindi birero byo kutumvikana byo social media aka ntaga njye nyine sha. You guys mukunda intambara, Yesu we mukunda intambara, Jesus. Umva nagiye kuri amalive nyine umuntu ajyaho ugasanga muri comment section no yo buri kabwira comment section I love it. Marumva nubwo amugani
njya muri comment section ugasanga abana barashaka ko ibintu bitarangira intambara bari gushyiramo ibyuma ngo mubahage mumuzane mutereka ngo mubahage guys ndagaranye ngiye uri kundambara rwose excuse my life ndagaranye ngiye gukunda fight abantu mukunda fight muri benshi koko ariko mana ya ariko atikoza mana wagira ngo twararuzwa abanyarwanda rw'Imana umva fight zabaye fight I mean umuntu wese ari mu fight itarangira muri comment section urajyamo ukumirwa fagasika kwandura Jesus Christ tabuzamumbwira well it's riko nuko abantu nyine baba biri entertaining nyine abantu kwa nuko nyura ibintu nkeka ko abantu bikomerekeramo wenda mu gihe twe turi kubyenjoyinga ariko ubundi nta kintu biba bigiye babura bimpapa guys nukunyanganya ndimo kunyana ngaruka ndatetse ariko ngo tugaruke tumumbwire you guys mumbwire murumva mushaka kugenda bite ukagira ngo ngiye ko decide ikigomba kuba yewe umva cyakoza ikababwiza kuri njyewe I enjoy the stuff no iyo ndicaye muri comment mba numva ya mbana yarangateramo agatebe ngasoma mba nahise napfuye umva hako abantu bashaka uziko ujya muri comment ugasanga abatipe bashyize mu byuma mubage what the hell you guys are you guys serious like for real urajya muri comment mumuzane mubage muzana ngaho tumubage like are you guys serious cyaje kuza kabwiye iyo social media itaza kubaho ubu twari kuba tubebereka well in my free time I really enjoying kuba ndi kuri social media nyine kujya kuri none muri yo nicaye muri comment section mba numva nda ahantu hanya usikaje umuntu abona post bereka babwire hagiye umuntu abona post aka nyine utari wanareba n'icyari cyo ngundi ugikubita yijisho utari wanasoma na caption utari wagira iki ugahita ujya muri comment section for why ibintu usanga mu ariko abantu bakoze umuntu abantu bakunda intambara ndavuga ngo intambara niyo nanjye ndabivuga nka byerura nkangiye nkunda iyo byacitse n'iki ariko abantu muri comment section baba bashimana bakunda byashyushye bakunda intambara Jesus Christ oh my god well usko ari umuntu ugiye ajya kuryama ameka mbabwiza ukuri ayanjye ku buriri wenda nko mu saa 3 nigire nko kwiryamira wenda ndinaniwe n'iki narangiza nkigera ku buriri nkabona umuntu afunguye live nkabona wenda nkadumba afunguye live nkavuga mana we dore kigerageza cyane kirinjiye nkagoza nkanayihora nkafunga amaso nsinzire umva nkatekeza ku iyo live ya duma ngo nintayejyeho ndasara nkavuga kanikoza gato basindire ikintu bari kuvugaho nkikoza gusa saa 3 cyangwa saa 4 nkikoza vuga ngo kanumve bas topic bari kuvugaho ukigerayo ukifungura usanga ahantu bahashumitse ako abantu bakunda byacitse usanga muri comment section bla 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 mumuzane tumubage boya mwimutwara niki boya niki mubage muri kuya ngo mugire fa twiryamire ngo burije Jesus what I'm like what ntabwo nari kari yiri ukundi nambara well ukura nyine izo rwaserera ngo bisize byacitse byayobye ndayizi kari njye nyine kumbe abana baba bicaye muri comment section bategereje ubabwire ibintu byayo kandi mwarahindutse bwarahindutse guys bwarahindutse ndayizi ko ibintu ari ibyanjye nyine bucece mu gace ariko muzamumbwira well
You guys, narinciye ahangaha pole mvuga ngo nikaze ngo mbagire vuga ngo kaze batere yambu vuga ngo kaze batere yambu turebe ibyo ari byo twigire tuganire kuri babaze ko ibyo bintu mujya munanga mubibona mujya mubi babaze ko ibyo bintu nanga mujya mubi nyine yo muciye nk'aho hantu, like how do you guys feel like nange mwumva nyine izo ntambara zitarangira or something. Ngewe rwose umva mbasabye mbingize mbasabye kutumvikana, mbasabye kudahagarika ubu umuntu ushaka guhagarika bino bintu rwose, please let us enjoy in peace. well nk'aho mbivuga ngewe ni intambara ziri bitter on me, ariko ndabasabye rwose mbasabye kutumvikana bene gatoya. Ariko mara reka rero kubivuga ubwo nagiye kuvuga ibintu ndabonye, ariko mara cyakoza gwe ariko bakambareke. I hope you guys mumeze neza, nanjye meze neza, mukomeze mugubwe neza muri hose. Nakagaruka nihitiraga anyway, nagaruka kandi you guys abantu turi kumwe kuri noti, please make subscribe, mukore sub. Hari abantu nyine babaza kuri noti batakoze sub, mukore subscribe, mukore share, mujye muri comment, twisekere tu, you know, none se ko ibintu biba biri aho ngaho nyine tu, you know, we were watching them. Anyway, twihiro comment, ariko comment zitahaminga nubwo nivuga ngo ntabara, ariko ntago mashaka nyine umuntu nanjye at the end of the day ntago nabanga ngo ndi ku ruhe ruhande. I'm just enjoying what is happening, otherwise nta ruhande ndaho nyine tu enjoying ibibaho, ariko nta hantu nabwo ngo mbogamiye cyane. Gusa nyine aragiye iri uri kubindi bikagusetsa, otherwise no muri comment ugiyemo wakwandika comment idahaminga ujye kujya nyine umuntu at the end of the day ni social nuko enjoying nyine social media nicyo ziba zibereyeho abantu baka enjoying. Anyway, go drop your comment, make share, make subscribe, kandi I love you so much. Abantu bakwiye kudukurikirana rwose, thank you so much. Thank you so much. By the way, ndabashimiye cyane abantu bakomeje kujya badukurikirana buri munsi, ndabashimiye cyane. I really recognize your support. I really enjoy. Mukomeze mudushyigikire, nakagaruka. Okay, bye bye. Noti